Muraho ikaze nanone muri iki kiganiro. Ni urugendo rutari rworoshye rwarimo ikintu bita ubukene. Wari uzi ko impano yawe ishobora kugutunga uyikoresheje neza? Uyu munsi mu rugendo rw'ubuzima turerekeza mu isi y'abahanzi ndetse n'abanyarwenya. Turasangayo umunyempano ukomeye cyane wamamaye ku izina rya Clapton Kibonge. Aratuganiriza urugendo rwe kuva yatangira uyu mwuga kugeza ku rwego umaze kumutunga. Ntimucikwe rero kuko burya ubuzima ni urugendo, kandi mu rugendo tugenda twigira ku bandi. Ngaho rero tubwire, ni ryari wavumbuye impano yawe? Wamenye gute ko uyifite? Byari byagenze gute? Impano rero ntabwo namenye igihe nabimenyeye, ahubwo kuko yo yaje ntaramenya ko ari impano. Natangiye kera nkina drama mu rusengero. Nakinaga muri korali nkuru ndi Isaac uzi inkuru yo muri Bibiliya ya Abraham. Bakankinisha ndi umwana mutoya muri nabaga muri Sunday School, ariko bakankinisha imikino yo muri korali nkuru kubera ko ari njye mwana wari ushabutse nyine. Icyo gihe rero sinari nzi ngo impano ni iki, ahubwo nuko nari nshabutse kurusha abandi. Hanyuma nyuma yaho njya mu ishuri, ntangira kujya nandika indirimbo, nkina amatiyatire ku ishuri. Icyo gihe cyose ntabwo nabikoraga ari nk'ibintu nshaka kuzakora igihe kizaza ngo mbikore nka kariyeri cyangwa iki. Nabikoraga nk'ibintu bindimo nyine. Nyuma rero ndi mukuru ndangije segonderi, nibwo inshuti zanjye zambonyemo iyo mpano. Tumaze kumenya ko hanze habaho icyo bita komedi, mu Rwanda ngo komedi, ngo umuntu ashobora kubaho atunzwe na komedi, ngo impano ni ikintu gishobora gutunga. Ntekereza ko mu gihe cyacu ni nabwo haje ibintu byo kwiga mu mashuri ngo entrepreneurship. Ubundi ntibyabagaho kwihangira umurimo. Mbere wabaga uzi ko ugomba kwiga kugira ngo ube muganga, ube ikintu runaka. Ubwo rero muri icyo gihe cyo kumenya kwihangira umurimo, nibwo inshuti zambwiye ziti ibyo runaka akora w'umukomedi ubona, mbona ari ibyo dukorera bisanzwe iyo tuganira. Uri fane, urasetsa, ushobora kubigira nawe ikintu kiri seriye. Ni umushuti wanjye bita Rogers, n'ubu aracyari inshuti yanjye nubwo twese ubu twashatse turi abagabo. Niwe wambwiye ati ibintu ubundi ukora n'ubundi ubikora for free. Niba ungishije inama niba wabikora nakwangira gute kandi n'ubundi uri bubikore for free? Niba ufite ukuntu wabibyaza umusaruro bikore. Ndabyibuka ko igitaramo cya mbere nagiyemo cyo mu rusengero ngiye gukora iyo bita stand up comedy, yaje atambwiye kugira ngo arebe ibyo bintu namubwiye koko niba bikora. Yaraje ahagarara inyuma muri audience, ngiye kubona mbona ndi kuri stage ahagaze inyuma atambwiye. Ndavuga kunkurikirana biti? Atirindaga kumbwira ko ibintu ubu dusetsa mu rugo muri ghetto iki ushaka ko wabivuga imbere y'abantu. Ariko arambwira ati courage kabisa, bizaza nyine. Icyo gihe byari bitaraza, ariko umuntu agikorera tike. Ariko nanjye nageze aho ngaho mbona ko koko bishoboka, mbishyiramo imbaraga zanjye. Ndavuga nti umutwe wanjye aho ugeze si uwo kuba muganga dogiteri, si uwo kuba umwarimu. Noneho njye nari mfite n'ukuntu ntifuza gukora ku kwezi, like kwicara hariya. Ko nyirangiza segonderi akazi nakoze nakunze kudahemberwa igihe, birambabaza cyane. Nkavuga nti nshaka kuzajya nkora ikintu nge niyishyura, nkamenya ngo nayabonye cyangwa sinayabonye, ariko ntishyuje ngo umukiriya ambwira ati ntibikunze amezi 3 kandi ndi responsible nkanjye ndi imfura iwacu. Iyo wazi gukora nyine bakomeza kukubwira bati gira ukuntu bigenza udahembwa. Ubwo rero navuze nti reka mbishyiremo imbaraga zanjye, mbishyiremo
ingufu zishoboka, njye kuri internet nkore research. Mu Rwanda nta shuri rihari, nkore research menye icyo bisaba kugira ngo mbe professionnel, ndabikora. Ni gute nabigenza kugira ngo njye mu bucuruzi, ndabikora kugeza aho ngeze kuri uru rwego. Nyine ndashima Imana yuko byaje gucamo. Amen, amen. Tukiri kuri ibyo ngibyo se, hari igihe na kimwe yenda kera ukiri mutoya wigeze ugira indoto zo kuba waba umukomediye, waba umwakita, waba umuririmbyi? Hari igihe wigeze kuba utekereza ko mu buzima bwawe ushobora kuzaba kimwe muri ibyo ngibyo cyangwa byose? Ndi mutoya ntabyo, kuko ndi mutoya radiyo yafungaga saa 5, radiyo Rwanda. Nari nzi ko umuntu uririmba kugira ngo indirimbo yice kuri radiyo Rwanda hari ibindi bintu by'imiryango ikomeye bisaba. Ntabwo nari nzi ko umuntu wese yakora indirimbo ngo ice kuri radiyo. Numvaga ari nk'ibintu by'abaminisitiri n'abana babo, cyangwa se n'ibintu byo kuvuga ngo papa wawe nawe yarabikoze. Ntabwo numvaga ko umwana wa Rwagitima nakora indirimbo ikaba yace kuri radiyo. Gusa niga muri segonderi nibwo nagize igitekerezo cyo gukora indirimbo, kuririmba, kuko nakuriye muri korali. Amarushanwa najyagamo yo guhimba, amakayi menshi nari mfite mu bitabo byo ku ishuri wasanga harimo ahenshi habaga handitse indirimbo. Nari nzi ko rero nzaba umuhanzi uririmba w'igitangaza cyane, ko nibyo nabanje gutekereza cyane. N'ubu niyo mpamvu ujya kubona ukabona nkoze indirimbo biracyankurikirana, nyine cya kintu nakundaga. N'ubu nkoresha izina mfite mu rwenya nkakora indirimbo, ariko kuririmba nibyo nabanje. Ahubwo abantu bakunze ko urwenya nirwo bakunze cyane kurusha kuririmba, ariko ndavuga ngo sinabireka, ahubwo byose ngomba kubibahereza nubwo ndi umunyarwenya. Ikindi nuko nabimenye nkuzi by'Imana, uko nge televiziyo nayibonye bwa mbere niga muri segonderi ndeba tele detente. Ntago iwacu hari umuriro, ntago hari televiziyo mu baturanyi. Ni ukuvuga ngo televiziyo ubwayo kugira ngo nyirebe nayirebye ku ishuri. Urumva nabwo buri wa gatanu udusobanuye, niho natangiye kumenya udusobanuye. Ntago nari ngo nifuzaga gukina filime, nari kuyirebera hese mu rugo. Cyokora twarebaga izo filime ya Yesu, barazaga bakaprojecta mu cyaro ahantu, bagashyira ahantu ku gasozi, bakaza batera umusumari Yesu, twese tuti ayi, tugakizwa, tukavuga ati ibi ni ibinyabazungu. Nari nzi ko Yesu avuga n'ikinyarwanda, sinabaga nzi ibintu bita dubbing ibyo ari byo. Noneho ayi niho yavuye icyo gihe. Ayi ntabwo ariho yavuye, gusa ni ijambo ryaturutse mu ryambagamo, ariko nza kurivuga mu ndirimbo biramenyekana cyane. Ubu niyo nkoresha, yaba ku ma stage, yaba ari nkuko kwivuga nyine rimbamo nyine, uko cyane cyane n'ujya mu rusengero uzabona pasiteri nyine hari ukuntu yuzura umwuka. Ayi nyine ntabwo azahano biba biturutse. Ubuze uti bwa mbere televiziyo nayibonye muri segonderi, umwana wo mu cyaro Rwagitima. Ese bituma nibaza, yenda nasubira inyuma gutekereza nko ku muryango aho ukomoka, muri famiye haba hari umuntu nawe wenda wigeze kuba umuhanzi, wigeze kuba umunyarwenya, wigeze kuba umukinnyi wa filime, ku buryo yenda umuntu yavuga ati ushobora kuba hari ahantu wabikuye mu muryango? Ntawe kuko ni ibintu bishyashya nyine. Komedi ni ikintu gishyashya, ni ikintu gishyashya mu Rwanda, ntabwo kiramara imyaka 10. Ubwo rero kandi papa wagerageje kwegera kaburimbo muri famiye yacu. Abandi bose ni abantu, ni abatunzi, ni abantu bo mu nka. Urumva rero ibintu by'urwenya n'ubu ngubu biba byarabacanje baturiya yaturutse hehe. Ariko iyo mbirebye nsanga byariho, nuko bitari ubu buryo bwo kubikoramo butari buhari, kuko bambwira ko mu kinyarwanda babyita amashyengo. Amashyengo yo bavuga ko so wanjye cyangwa anko wanjye ayagira, ariho nyakura. Ariko nyine bo ntabwo babikoze nka entertainment n'iki. Mushobora kuganira nk'uko mugaseka, aganira mugaseka cyane, ariko kuba ari njye wavuze uti kambigire nk'ubuhanzi, ukuvuga ngo kubigira ubuhanzi ni kwa kundi uba creative nyine, ukavuga uti
ngiye gukorera ikintu kintataininga abantu, niho bitandukaniye no mu muryango wanjye. Ariko kuba fane, reba n'umuntu banjye bazi kubyina, muri famiye barahari bazi kubyina, bashobora kuba baririmba, ariko nkeka ko ndi icon ku bijyanye n'ubuhanzi bwo ni njye waje uvuga uti ibi ngibi ntibibaho. Na bene wacu nyine ni ibintu nta n'umunyamakuru, ni ibintu byaje byikubitaho. Uvuze uti ni kwa kundi umuntu avuga ati reka nkuriyetinga ikintu cyangwa se ndeme ikintu gishobora gusetsa abantu, gutuma yenda baruhuka nko mu mutwe. Ubigenza gute? Ujya wicara ukandika isoko yo kukuriyetinga icyo kintu iva hehe muri wowe? Ni ibintu, ni hehe ukura imvano, ni hehe ukura isoko y'ibyo ukora? Ntabwo burya ntabwo ari ikintu uvuga ngo saa 9 ngo ngomba kuba ndi free kugira ngo nandike cyangwa se nkoreye ikintu. Ni ikintu cyiza kikakwimenaho. Nyine mbigeranyije no mu rusengero, ni nk'ukuntu ufashwa, nyine ni kwa kundi ufashwa ukavuga uti ndumva ngiye. Urabona umuntu uri mu mwuka umubwira uti subiramo ibyo bintu atawurimo, wahita ubibona ko pretending, ariko kuba urimo hari ukundi kuntu ahita ajyamo neza. Rero nanjye ukuntu mbikora ideas cyangwa se ibyo nkora mbikura muri society. Nshobora kuba ndi mu modoka cyangwa ndi kuri tele, umuntu akavuga ikintu, wako kanya yamara kukivuga ngiye nkagira gute, nkahita nkigira kinini nkakidevelopa, kigahita kibamo sije nshobora kuba navugaho. Ikindi nanone nk'iyo ngiye nko mu gitaramo, akenshi sintegura ndi mu rugo, ndagenda nkajya muri icyo gitaramo, nahagera nkabona crowd uko imeze, nkabona niba hajemo urubyiruko cyane, habaye umuntu yigishije gutya cyangwa se yabyinnye gutya, ako kanya nkahita bimpa inspiration yo kugira ibintu mvugaho bijyanye naho hantu ngiye. Bivuze ngo ni ibintu bikuzamo, ariko akenshi mbikura muri society nyine, real life, sibyo nk'uko turimo gukora interview, nkureba nanjye nkureba tutari kumwe, nshobora kuvuga nti ibi bintu nkambikoraho akantu agakora, urumva nkavuga ni wenda urugero Skype buriya izareba ubundi buntu bigenza, ni gute mvugisha umuntu yambaye kuteri nge ntayambaye, bivuze ngo nitwumva kimwe, ashobora kuba kugira ngo yumve nuko ugomba kwinjira mu gutwi kwe ngiye ntunyinjiremo, nyine ugacreate ibintu n'urugero, ariko ukereye ikintu bitewe na situation ugezemo. Watubwiraho muri make urugendo rwawe kuva watangira kugeza ubu ngubu aho ugeze, se byagenze gute? Ni izihe nzira wagiye unyuramo? Byari bimeze gute? nk'utuntu duke ugenda wibuka, hari ryari byari bimeze bite? Icyo nibuka byo ni ibibi gusa. Harimo ubukene. Ni urugendo rwarimo ubukene, ni urugendo rwarimo gukonveka inshuti n'abavandimwe, hahandi ukora ikintu cyo gusetsa abantu ukanyerera nko mu byondo, ukuzura ibyondo ngo urashaka gusetsa abantu, kumva umuntu arakubwiye ati baba atakaze kuri ya musore reba ukuntu asa, uziko buri ari we imfura y'iwabo, ariko reba ibintu arimo. Urugendo rw'ibicantege byinshi, urugendo rwo kubwira umuntu ikintu akagifata nk'urwenya. Urumva hari nk'igihe mu rugo papa na mama basezeranye bakora ubukwe, ntumira abantu ntibaza, baravuga ngo ni urwenya. Urumva ni ukuvuga ngo hari abamaze kumenya ko uri umunyarwenya, icyo babwiye cyose bumva ari urwenya. Wakwikaruma then bagaseka kurushaho kugira ngo bakumve. Ibyo nabyo ni cyabaga ari ikibazo. Ikindi icy'ubukene cyo amafaranga yaratarazamo, ariko tukabikora ko tubikunda, ukabikora ukaba nko mu nzu irusha ubushobozi ayo winjiza cyangwa se ari ubone ko najya nko mu gitaramo byaba ari menshi bamaye bakama nk'ibihumbi 10. Urumva kugira ngo uzabeho uri imfuri wanyu ufite barumuna bawe bakuri inyuma, yari struggle nyine byandi by'Imana yivugiye ati genda hari igihe bizacamo. Ariko ibicantege byo twahoye nabyo, banyirukanye mu nzu, hahandi uvuga uti ndabona wowe nta amezi angahe utishyura inzu, muri cya gihe nakoreraga amafaranga y'ukwezi atazira igihe, ubwo bavuga kunyirukana mu nzu ukajya ni inzu igaragara muri chambrette,
ukwirukana ngo urumva bacuruzaho amagi wakunda ushaka umuntu uzerereza amagi kugira ngo akuverese ubone ayo kugura utuyinite twa interinete no kuba umuntu ukugana wamugurira fanta nka girlfriend urumva ibintu nk'ibyo byari bigoye cyane